muri iki kiganiro cyanyu tugiye kurebera hamwe icyo uwitwa DJ Briane ashobora kuba ari gupfa n'uwitwa Muyango. Dore ko ari ibintu byagarutsweho cyane muri cyumweru turi kugenda dusoza, ndetse biravugwa cyane. Abantu bibaza bati se DJ Briane ari gupfa iki n'uwitwa Muyango, dore ko bahoze ari inshuti ndetse dore ko banahuje akazi kamwe k'ubuhosta, ndetse abenshi banavuga ko kuba Muyango yaratandukanye n'umugabo akenshi yagizwemo uruhare n'uwitwa DJ Briane. Ese aka kanya bigenze bite? Aka kanya bari kugenda bapfiki. Reka tubirebere hamwe kandi gusezeranye neza ko urava ahangaha usobanukiwe ndetse umenye imvune imvano ya buri kimwe cyose. Babiri bombi rero bari gutana mu mitwe, bakaba basangiye akazi k'ubuhosta. Ngira ngo murabizi neza ko mu minsi ishize aribwo byateje impagarara ku mbuga nkoranyambaga, aho uwitwa Kensi yatangaje ku mugaragaro yuko aka kazi k'ubuhosta n'ubundi ari uburaya, ndetse bikaza kuvugisha benshi. Dore ko uwitwa Muyango nawe yaje kubivugaho, avuga yuko rwose uyu Kensi ashobora kwivugira ibyo ashaka, ariko ajya yibuka yuko nawe ajya bakenera, by'umwihariko binyuze mu birori bigiye bitandukanye by'ikipe ya Gasogi. Rero biba ari umwihariko kuko ajya akenera abahosta kugira ngo babashe kuba bashyushya ibyo birori. Iyo niyo mpamvu rero uwitwa Muyango yarimo kuvuga ko aka kazi katari gakwiye kugereranywa n'umwuga w'uburayi. Twigarukiye ku nkuru yacu, hano ngiye kukwereka ibimenyetso ndetse dushingiye no ku byo inshuti zabo zakunze kugenda zitangaza, yewe no kuri ba nyir'ubwite ibyo bari kugenda bagaragaza. Ndakomeza nkwereke uko aba bombi nyine umubano wabo uhagaze. Ngo murabyibuke neza ko mu cyumweru gishize aribwo twakoze inkuru tugaruka ku basitari bo mu Rwanda abarwaye, ndetse turimo kugenda tuvuga yuko showbiz nyarwanda yajwemo. So rero uyu DJ Briane nawe ni umwe muri bo mu bari barembye, ndetse yakomeje kugenda asangiza amafoto y'abamukurikira ku mbuga zigiye zitandukanye, agaragaza yuko atorohewe ndetse anasaba abantu ko bamusengerana. Ndetse ni nabwo yakomeje kugenda aca amarenga avuga yuko mu gihe azaba akize mu by'ukuri azashyira hanze inshuti ye imwishemo, ndetse rwose kazavuga byose akinigura. Ibyo akazabivuga mu biganiro azaba asubukuye we na mushuti we uwitwa Tesha, dore ko ari ibiganiro bajye bakora ndetse bakabicisha ku muyoboro wa chaîne ya YouTube y'uyu nguyu bita DJ Briane. Ibyo bibaye rero amaze gukira, n'ubundi yaraje yicara kuri channel ye nk'uko yari yabisezeranye, ndetse n'umupampe we ari we Tesha batangira kuvuga. Ubwo yaratangiye kugenda abikomozaho, yavugaga ko ibintu byose agomba kubivuga kandi ntacyo agomba gusiga inyuma. Rero ariko uwitwa Tesha akamubuza ati byihorere, n'ubundi ibyabaye byarabaye, akavuga ko nyine agomba kubivuga, ndetse akavuga n'uwatumye arwara by'umwihariko. Ariko kubera ko uwitwa Tesha ari kumubwira ati ibyo byihorere, ati byihorere n'ubundi byabaye byarabaye, ntabwo yigeze abivugaho ngo abirambure, ariko yabicishaga mu marenga agira uti ntabwo nakemera ko umugabo wanjye ancika ngo ndere umwana njyenyine, nakemera nkakora ibishoboka byose ewana nkamugumana. Akarenzaho n'ibindi bintu byinshi agira uti Imana yanyeretse ko abantu bose bigira inshuti zanjye banyiyoberanyaho, bose igiye kubakura mu nzira kandi bidafite umumaro byose Imana igiye kubikura mu buzima bwanjye. Ibyo ngibyo rero ni amagambo ahanini ngo uwitwa pasiteri yaje kumusengera ubwo yari arwaye yamubwiye. Kongera akavuga uti uyu Muyango ni umugome cyane, ati yigira umwana mwiza, ati baramuvuga ntajye subiza, atari ko yishyura abantu kugira ngo bamuvuge neza. Ati ngewe rero ntabwo nzigera nceceka, ndetse nzakuvuga hafi umwaka wose. Ariko n'ubundi uyu Muyango kugira ngo uzamwumve yasubijanyije n'umuntu ntabwo bikunze kubaho, ubundi we araceceka ukamuvuga agaceceka, ndetse akazaba agaruka byararangiye. DJ Briane rero agakomeza yibaza ati se ubundi kubera iki abantu bose ndangiye ahantu bibagishiriza birangira tubaye abandi? Ese ubundi kubera iki ngo bagire ipfunwe ryo kuvuga ko bibagishije? Ngo murabyibuka ko mu minsi ishize ariko byavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga ko uwitwa DJ Briane yibagishije. Ngibi ni ibintu yiyemerera ko yakoze, ndetse adatera ipfunwe nabyo, dore ko inda ariye, ndetse abaza bamugana bose baza bamubaza ati se ubundi ubu koko iyi nda yanjye bayiponsora ikavaho? Abazi neza uyu DJ Briane ngira ngo murabizi neza ko yari umukobwa mugufi ndetse ufite inda yigiye imbere, ari umukobwa ubyibushye mu kuntu nyine ubona ari ibintu biri bizarre, ariko ubu akaba ari umukobwa ushinguye ufite mu nda zeru ndetse muremure. Ibyo ngibyo rero akaba avuga ko ari umusaruro wa surgery yakoresheje, ndetse avuga yuko rwose mu minsi ishize nabwo yasubiyeyo ndetse akibagisha amaboko, akavuga yuko atarakira neza, atari ko namara gukira nzabibereka. Reka turekane n'ibyo kwiponsoza, ubundi tugaruke ku byo ababiri bombi bari gupfa. Ubundi bari gupfa. Amakuru ahari akaba avuga ko uyu Muyango atwara ibiraka uwitwa DJ Briane, ndetse ibyo ngibyo akaba ari byo bimurakaza hanini. Ariko nk'uko mubyibuka mu minsi ishize uwitwa
witwa Bruce Melody yakoreye igitaramo mu Bubiligi, ndetse abagiteguye bashakaga timu y'aba ba host. Kuko abagiteguye bari babateguje ko bose bazabakenera, ndetse byarangiye babonye ko bose batazabakenera ndetse batwara umwe. Uwo umwe batwaye rero nta wundi ni Muyango. Ibi ngibi rero byababaje cyane uwitwa Tesha na Briane, ndetse guhera ubwo batangira kuba abanzi, aho bajyaga bakorera mu tubari tugiye dutandukanye twahanga i Kigali, batangira gusaba ko babatandukanya, ndetse buri umwe bakamuha shift ye. Ubu ngubu rero bakaba batagikorana byeruye, ndetse byaje kuba bibi cyane, abantu banyuzamo ijisho ubwo hambere aha uwitwa Dumba yapostingaga ifoto y'uwitwa Element, ndetse ku ruhande agashyiraho ifoto y'uwitwa Muyango, undi agashyiraho amagambo agira uti uyu niwe king ndetse uyu niwe queen. Briane rero yahise aza muri comment agira uti Element ntukamugiranye n'utuntu tw'amafuti turi aho ngaho. Abantu bose rero bahise batungurwa, batangira kwibaza ku mubano w'aba babiri bombi, dore ko bizwi neza ko bari inshuti cyane, ndetse benshi bakaba bashinja uyu Briane gusenya urugo rwa Muyango ngo binyuze mu mubano udasanzwe byavugwaga yuko aba babiri bombi bari bafitanye. Iyo magambo menshi yakomeje kuvugwa na Briane agaragaza Muyango nk'umuntu udashobotse, ndetse nk'umuntu utari umwizerwa, nk'umuntu nyine wabaye inshuti mbi. Muyango akaba nta kintu na kimwe arabivugaho, ndetse nkwibutsa ko uku nguko ari nako yitereye ubwo byose byavugwaga, ubwo hari ibintu byinshi byigeze kumuvugwaho hambere aha murabyibuka, nta kintu na kimwe yigeze atangaza, ahubwo yazaga nyuma byararangiye. Ndetse abantu ku mbuga nkoranyambaga bakaba bakomeje kugenda bamuhatiriza kugira ngo nawe agire icyo avuga ndetse agire icyo asubiza uyu Briane, kubera ko abenshi bari kubona ko Briane arimo kurengera, ndetse nawe akwiye kugira icyo avuga kugira ngo yikure mu isoni. Abenshi rero bakaba bakomeje kuvuga ko ibi ngibi bishobora kugera kure cyane, kubera ko aba babiri bombi bahoze ari inshuti ndetse babikiranye amabanga menshi, bityo rero umwe aje hanze akavuga iby'undi ndetse n'undi akavuga iby'undi, bishobora kuba byagera kure cyane. Bafitanye ikibazo ahubwo gikomeye, ibibazo ahubwo bikomeye bikomeye kabisa, ku buryo abundi akenshi buriya abantu bajya bibwira ko urikumva buriya Freddy Musoni kuba wamemukiye cyangwa wankora ikintu, hari abantu bagenda bavuga ngo nanjye ngomba kwihorera. Buriya isi iramutse yubatse muri ubwo buryo kuvuga ngo wankora ikintu ndihoreye n'undi arihoreye, isi byakomeza ari uruhererekane ku buryo wasanga isi yabaye mbi ku rwego rutabaho. Buriya kenshi umuntu wibwira ko agiye ku expose ikintu cyangwa guhemukira undi muntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ajya atekereza ko ajya avuga ati se nawe aramutse abikoze bimutere kuhagarika ibyo agiye gukora, kuko nk'urugero ndetse n'abandi benshi nabo bagahuriza ku kintu cyo kuvuga yuko uyu Briane byanze bikunze nawe atari inshuti nziza, bitewe nuko ari inshuro nyinshi batumiye Muyango mu biganiro byabo. Ngira ngo abenshi muzi YouTube channel y'uwitwa Briane ko ari ibiganiro bicara hasi bagakora, ndetse batumiraga cyane Muyango bakaza bakamutakagiza bakavuga ukuntu ari inshuti nziza, ariko nyuma yuko bashwanye akavuga yuko rwose agiye kumuvuga kakahapfa. Ndetse abenshi bakaba bari kugenda bagira inama uwitwa Tesha, bavuga yuko uyu nawe Tesha akwiye kwitonda, bitewe nuko igihe bashwanye cyangwa se igihe bagiranye agatotsi azicara hasi akamuvuga, ndetse n'inshuti cyane bikomeye. Hano iyo abantu bari inshuti ntago yabura icyo amuvuga. Nkuko nakubwiye ati abakobwa cyangwa se abagore bose ni abagore baba bafitanye amabanga menshi, noneho abagore bari no mu bantu bika ibizibiti. Buriya umugabo ntuba ufite umwanya wo kujya kubika ibintu mu telefone n'ahandi hatandukanye kuri detail bavuga n'umunsi bahuriyeho. Abagore rero ariko apana muri rusange ubwo turi kureba kuri bari ubu usanga buri wese afite amaproof, utuproof utamenya aho umwe yarara aho yaraye aho yakoze ibiki ku buryo buri wese agomba kwitekerezaho agaciro kabo bakakarinda kuruta uko nyine bakwishyira hanze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntekereza yuko nareba ku ruhande rumwe kuko urundi ruracecetse. Ikigaragara cyo byanze bikunze uwitwa Muyango ari kunyura mu bihe bitoroshye nyuma yuko umugabo amusize, ndetse kuri ubu ngubu akaba ari kunyura no mu bindi bigeragezo by'uko ahanganye n'abantu mu kazi. Urumva ntabwo ari ibintu byoroshye. Aba negereje igitekerezo cyawe muri comment, ndetse nawe nkumva ibintu uko byumva. Nizera ntashidikanye ko wamaze gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro byacu, dore ko gukanda subscribe ntabwo ari ikintu gikomeye. Sintekereza ko bishobora kugusaba amasegonda 3 kugira ngo ube ukanda subscribe. Urakoze cyane rero, bifurije gukomeza kugira ubuzima buzima, dure no mu bindi biganiro bya Muyango na Briane. Akaba ari uko nguko bimeze muri rusange. Murakoze cyane.